ni byiza ko umuntu agira muri we umutima uzirikana no mu buzima bwa buri munsi kujya uzirikana n'umuntu akubesinze genda bizirikana burya niba utazirikanye ko umuntu akugire neza ntabwo uzazirikana Imana yakugire neza. Ushobora kuba n'ubwa mbere nawe mibwi umuntu uwo ari wese nayirukanwe mu kazi kubera kujya gusenga nagiye mvuyeyo tuhita turangizanya icyo basezeranye bikagiza Imana bikagiza amasezerano basezeranye n'Imana kuko Imana yo ibikoreye ibigufite mu kiganza anytime yagusubiza hasi kurenza naho wari wigeze ufite. Shalom, ni MTJ Done nkuko musanzwe mubizi ni ambassador w'urubyiruko. Iyi ni Urban Gospel TV ni televiziyo yanyu urubyiruko kandi ishingiye ku mahame y'Imana tugendera mu mwuka wera twizera Yesu Kristo umwami n'umukiza kandi tukamwizera ko ari we ushobora byose kandi ari we nzira y'ukuri n'ubugingo niwe uzatugeza mu ijuru. Ni nayo mpamvu tutajya kure y'ijambo ry'Imana cyangwa se ngo dutandukire ngo tujye mu bindi bintu kuko dufokasiga kuri Urban Gospel TV tunyuzaho entertainment, business ndetse n'ubuzima busanzwe tubivugaho cyane cyane tukaganira n'urubyiruko. Yes, dufite umutumirwa wacu ngira ngo muri kumubona mu mujene ariko ntago twamuvuga aratangira atwibwira twinjira mu kiganiro cyacu. Murakoze, turi kumwe nande mwana Meshak. Yes, Meshak, ndabona uri smart umeze neza abantu bakureba kuri kamera ngira ngo urayibona. Meshak ni muntu ki? Meshak ni umusore ukijijwe yego umukristo of course yego abandi sound engineer muri Zion Temple Kabuga. Wow. Umunyarwanda nyine. Meshak ntagiye kure ndumva Imana yarakugiriye neza. Imana yagiye neza yamaye ubuzima yamaye kuba umusore ushima Imana yamaye agakiza ku buntu without any cost. Wow. Ndashima Imana ubuzima bwuzuye amagara yuzuye ndashima Imana muri kona zose z'ubuzima. Yani ni gaca kenshi dukunda kubona abasore Imana yagiriye neza ariko ugasanga si no kubihisha cyangwa se bataba mu murimo w'Imana cyangwa se bataba mu nzira z'Imana Imana ikabagirira neza bakagira gute bakayitera umugongo. Ariko iyo tubonye umusore ushima Imana umeze neza wongeyeho n'akanonguri sound engineer. Yes. So abantu bataze sound engineer ni abantu baba bameze bake. Sound engineer ubundi sound ni ikitwa ijwi cyose nuko twumva aho dukurikiye iyo sound yego how uko bumva biri kuvuga ibyo nibyo dukora twubaka nyine amajwi cyangwa se ikivuga cyose ikivuga icyuma cyose yaba ari icyuma ijwi ry'umuntu binyuze mu byuma bya muzika. Yego ubwo rero nko mu rusenge baramubona bacomeka ibyuma bacuranga badacuranga ahubwo bafasha bacuranga kugira ngo ibyo bacuranga byumvikane no bita ba sound engineer cyangwa se sound man bitewe n'ahantu nuko ushaka kubivuga n'ibyo ngibyo ni bijyanye no gutunganya amajwi. Yes, akabazo gato sound engineer atandukanyeho na DJ kuko tubona n'abandi bakora ku mixer nabo tubita aba DJ. So bimeze bitaho ngaho DJ we kinakora akina imiziki warayicuranga ku mashini agacira akavanga. Yego noneho sound engineer we afata ya miziki bari gucuranga akayibageza kuri audience ivuga neza isakuza idasakuza nyine yungure ibaryohera. Warayisohora akayinzanira ngiye nkayishyira ku bantu itasakuza itarimo ibintu bisa nabi. Yes, ayitunganya. Yes, Meshak, ese uwo murimo ukorera hagana he? Ukorera henshi ariko specially ni mu rusengero muri Zion Temple Kabuga ariko n'ahandi ushaka kuhambona. Murakoze cyane Meshak. Iyi ni Urban Gospel TV nkuko nayibabwiye dufite topic nayo mpamvu nifuje guhamagara umujene Imana yagiriye neza. Mvuze ko Imana yakugiriye neza ntago naba mbeshye. Yes, kuko mu bibi no mu byiza ngo tujye dushima Imana. Icyo Imana yabarakugiriye cyose no kuba duhumeka umwuka w'abazima no kubusa gutya mugane wawe ndi ngo naka gasura ufite no kubera Imana. Yes, Meshak, nayo mfite topic ivuga ngo nkunda kumva abantu benshi hari abo muri Bibiliya hari n'abari ku isi ubu ngubu ukumva hari umuntu Imana iba yaragiriye neza kandi mu buryo bufatika wayibona uburyo Imana yamugiriye neza ukabona mu by'ukuri yiza kumera nk'abantu ntabwo iba yarabikoze ariko kubera ko yo ari Imana ari nyembabazi ari nyabuntu ari nyarukundo ikagira guca ikakubita nka promotion cyangwa ikakubita nk'akazi cyangwa ikakubita nk'ikintu
nawe ubwawe wakibona n'abantu babibonera amaso bakabona ko ari Imana yabikoze. Hanyuma wowe wamara kubigeramo ukabivanga ukabitoba cyangwa se ukanaba wanayibagirwa wanayisengaga. Ibyo bintu Meshake wowe bivuga iki cyangwa se ubyumva gute cyangwa se hari n'abantu wenda baba barabyumvishijeho? Turabibona kenshi, yego, yaba muri biriya turabibona abantu bagiye bahinduka Imana bakayitenguha. No mu buzima bwacu si ngombwa kujya muri biriya nambaga n'ibintu byanditse tubyiza ko byabaye, ariko hari ibyo tubona uyu munsi bibaho cyane. Umuntu uyu munsi akaba ari gutakambira Imana ati mfasha ngire gutya, mfasha ngire aha, cyangwa se mfasha kungire kuri ibi, ariko yabigeraho bya bisubizo Imana amuhaye akabikoresha ayibabaza. Ibyo tubibona mu buzima bwa buri munsi, aho abantu usanga bababaye, yego, bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ejo mu gitondo ubuzima bwahinduka gatoya, ugasanga bya bintu byose byamenyesha bashakaga babikoresha bakirandirwa cyane. Kandi biravuga ngo muri Zaburi ngo mushimishe Uwiteka iby'imbaraga yakoze, yego, ni ya mirimo yakoze. Iki kindi mu Baroma bavuga ngo imibiri yanyu ibintwaro zo gukiranuka. Imibiri yacu ngo nibyo dufite byose tuzengurutse, ariko ubona kenshi cyane no ku gihugu ukakibona ukabona umuntu yari umukene yigaza nabi, igihugu kikamushyigikira akiga akarangiza, ariko akagihemukira ku rwego rukomeye cyane. Ibyo nibaho nubwo bidakwiriye, ariko bibaho cyane. Ariko mbwira n'abantu batwumva, niba ari ikintu Imana yakugenera gikoresha nk'inyungu ku murimo wayo, kuko buriya iyo ukoreye Imana igukoreye igitangaza, nawe beta ko hari ikintu wayikorera. Muri ibyo bimwe migisha Imana aguhaye ukagira ikintu ukoramo nyine kinezeza ku buryo nayo iticuza impamvu yaguhaye umugisha. Sorry, ariko se mu by'ukuri ubona biterwa n'iki? Ukabona nk'umuntu Imana yamuhaye nk'umugisha, tuvuge runaka, njyewe nkunda kubishingira nk'ubu buzima busanzwe. Ukabona nk'umuntu rwose mu myigire ye cyangwa se muri education yiwe nta kintu afite rwose, ntiyize, ariko ukamusanga kuri poste runaka yagakwiye kuba iriho umuntu waminuje wize amashuri menshi, ariko ugasanga hariho umuntu wenda utabimerita, ariko ugasanga arabikora neza, ariko noneho ugasanga ntago aha umwanya Imana yabimugiriye. Ese akenshi bikunda guterwa n'iki Meshake? Akenshi ni ubujiji. Ubujiji mvuga si uko navuze ko ngo utarize akaba ari muri poste cyangwa se kuri position ikomeye, beta hari n'uwize ari muri position ikomeye, ariko buriya no kwiga si bikora ubujiji. Ushobora kuba warize ufite ubujiji, ushobora kuba utarize ufite ubujiji. Nubwo ubujiji bwo gutera kwibagirwa ineza y'Imana, ukibagirwa agaciro wahawe kuri iyo position urimo. Ibyo rero ni ubujiji butera kwibagirwa ukibagirwa past yawe. Abantu ntibumva ko tuvuga kwiga gusa, hari uburyo bwinshi Imana iguhuma umugisha, cyangwa se hari uburyo Imana iguciramo inzira atari kubera amashuri. Hari ibintu byinshi, kuko inzira z'Imana zirarenga, ntabwo ari igihumbi gusa, zirarenga. Ariko ntidukomeze gufokasinga kwenda ku mashuri gusa, hari n'ibindi Imana ikora, ukabona ko ari umugisha w'Imana ubirimo rwose. Ukabona wenda nk'umuntu yize wenda yize akademi, ariko ugasanga umwana uvuye mu cyaro utarigeze yiga akademi, ugasanga Imana imuhaye ikipe ikomeye cyane, wa wundi wabyize agasigara. Yego, kukibagiramo bigahinduka. Akenshi usanga ukurikiye no mu mibereho yabo, usanga cyangwa no muri mitekerereze yabo y'umuganira, ni abantu usanga muri bo nyine batajya bari konesa ikintu icyo ari cyo cyose. N'umuzima usanga ari wa muntu ushaka kuburesinga, aho ukabona nta kintu ubwiye, kubona ahubwo ukagira ngo byari inshingano zawe kubikora. Rero ni byiza ko umuntu agira muri we umutima uzirikana, no mu buzima bwa buri munsi kugizirikana. N'umuntu akuburesinga gende bizirikana. Burya niba utazirikanye ko umuntu akugire neza, ntabwo uzazirikana Imana yakugire neza. Hari umuapostle wigeze gutanga ubuhamya ngo abantu bagiye mu modoka, noneho bagiye mu modoka, bamwe muri bo ntago bari bizeraga Bibiliya, bafata Bibiliya iri imbere, baravuga ngo iki gitabo ntabwo twagishana imbere, bakijyana muri buti inyuma. Noneho bakijyanye muri buti inyuma, imodoka yaragiye ikora impanuka, imbere harasenyutse, inyuma hararokoka. Bivuga ngo Bibiliya nk'ijambo ry'Imana ntabwo bayihaye agaciro, bayishyize inyuma bagenda barayijugunya hamwe babika ipine. Imana impanuka igiye kuba, bose bararangira, buti isigara ari nzima. So
ibyo byo twabihuza gute ni ukuvuga ngo muri Bibiliya ubundi abantu basoma Bibiliya abatayisoma bazayisoma ijambo riri mu Bibiliya rya mbere mwitangira igice cya mbere umurongo wa mbere aravuga ngo mbere na mbere Imana always ufashe Imana ukayishyira ku mwanya wa kabiri wa gatatu wa kane menya ngo ibyo biri ibyo bishasha biza binyibutsa bya bintu byabereye muri Mexico ni hehe hamwe abana bashize oya muri Amerika hamwe habereye umuriro ahantu habereye umuriro ushize muri California igihe bavugaga ngo Imana ngo bayigize iya nyuma bavuga ngo umujyi ngo gadresse bivuga ngo Imana nimba ushyize ku mwanya wa gatanu yego gatandatu karenga ibindi bihari bizagira umugisha kuko nyine Imana ariko ibya bindi byabanje kuva kuri gatatu kujya kuri rimwe ariko mu busanzwe mesha Imana igomba kubiya kangahe Imana ni yambe igomba kubiya ubundi wakira n'ibintu byinshi bakina ibyo uvuga ugakora ibyo uvuga ariko ugati nubwo wenda n'umunyantege n'ubwo njya gute ariko Imana ni yambe ukashimira Imana ukemera Imana kariyo yambe nubwo wowe udashoboye wenda gukora ibyo ishaka ariko ugati nubwo ntabishoboye ariko Imana ni yambe ko tubona n'abantu b'abapagani ariko muri bo nubwo wenda bakureka ibyaha byanze ariko bubahima batinya n'Imana bumva muri bo hari ukuntu Imana bayumva rero iyo wenda uhakanye nk'Imana kumva ko ngo kiri gitabo ngo cyasane ngo dushiririye ngo dushire Imana nini menya ngo ibiri kumwe nayo bizabizima ariko ibibaye imbere y'Imana birabiri cyambere n'Imana ibindi bigakurikira iyo banjije Imana imbere ibindi bigira umugisha kurusha ibindi byose mu busanzwe Meshake wowe hari nk'ubuhamya waba ufite wenda cyangwa se inkuru wabarumbishije ku bantu nka byabayeho gutyo nk'uko nguko wenda ukumva ko Imana yamugiriye neza yamara kubigeramo akayibagirwa nge wenda ngubaye nk'urugero ndabyibuka hari ahantu nakoraga ni ubuhamya nkunda kuvuga kenshi nahoraga ngira ikibazo cyo gusenga ku cyumweru noneho umunsi wo ku cyumweru wagera ugasanga simfite off hari undi muntu noneho nkafata 5,000 afite amafaranga nkayahereza umuntu ufite off akankorera nkajya gusenga so ndangije ariko natanga aya mafaranga mu bundi buryo harimo nishimwe ndangije mbwira Imana ati Imana ni umunsi uzamakazi umunsi wo ku cyumweru ntakora nkajya mfunga nzajya njya gusenga noneho Imana irabyumva burya ngo Imana yumva amagambo tuvuga ni Imana yumva ntago ari bayari ntago ari ibipfamatse ntago ari ibibumbano ni Imana yumva ndangije Imana iranyumva inkubita promotion y'akazi kamwe uburyo ari njye ufunga nkanafungura kuko afite Imana mbere yes ndangije icyo nakoze niki ku munsi wo ku cyumweru mu minsi ya mbere naryohewe n'amafaranga bigera no ku cyumweru ngajya nkora nyuma ariko akora utaboshye none nyuma nza kwibuka ko nabwiye Imana ko nimpa akazi kanjye nzajya mfunga ku cyumweru nkajya gusenga none ubundi mu kazi wera uwo munsi nese ntinya Imana iranyibutsa nanjye bifite ubuhamya ntinya Imana ndagire ndabibwira ati rero uyu munsi nubwo haba ari miliyoni zingahe nzajya mfunga ku cyumweru njya gusenga nanjye bifite ubuhamya yego nanjye byambayeho urumva sinwa kureba iby'abandi nanjye byambayeho nigeze kubigiye kujya gusenga akabeshya ntabwo n'umwanya wo gusenga ashaka unumbeshye tugahunda kujya muri kujya gusenga bitewe n'akazi nakoraga mfitemo n'akantu kababaje kigeze kumbaho nigeze kuba ari kwa kumbwira ngo ntabwo urajya gusenga yego ndavuga ati ndajyayo umukoresha tubihariraho icyo gihe rwose si ibanga nanjye nabonaga umwanya ku cyumweru gusa nawe ugashaka kubura kandi ngewe undi mu rusengero navukiye kunkura mu rusengero no kunyangiriza umva ko nigeze kwirukanwa kubera ko nagiye gusenga yego bikajya bindya n'ahandi ngiye mu kazi gutyo bikajya bingora nkajya njya gusenga nkajya ngenda numva urusengero rurwanye nageramo nkumva ngeze mu isi y'uburyohe bwuzuye yego bibaho nkameza ndwana bakaza hano hanze biragora ntugatase n'iryari nzaterana twajya ibaze ko twasaga service ya mbere tugataha kumva gatakoma n'iryari nshaka kuzasenga service ebyiri kandi abandi bose baratashye nkumva ngiye mfite inyota kuba nasenga service bakomereza ariko kubera akazi n'iki bikanga byero bikamaza ariko buriya byambazaga n'Imana yayibonye umubyizi nkumva n'iryari nzayo guterana mu byizi ndabisengera ngeze aho ndabirekana no kwisenga byihorera ariko nagira nkubwire uyu munsi no kuvuga ngo kuva ku wa mbere nibwo buzima byabaye ubuzima ntabwo bisengera nivuga ngo
kuri uri sound engineer ugomba kuba uri kuri mixer naba bishaka yaba amateraniro yaba amasengesho yaba korali yego ejo dufite amasengesho yego kwa kane dufite amateraniro kwa gatatu dufite practice ku cyumweru dufite amateraniro mba mpari ntawe nasabye uruhushya ntacyo nangije yego ahubwo byabaye mbese mu ijambo rimwe byabaye ubuzima bivuge ngo icyo wahoraga uharanira nibwo buzima Imana yaragikoze n'urirenga kugikora gusa bibu ubuzima. Tugaruke rero kuri topic yacu. Yego. Meshake utubwiye yuko ari Imana yagukoreye kandi koko utanze n'ubuhamya bufatika. Bifatika ntago ari wirukanywe kubera ko wagiye gusenga. Imana yes. None Imana yaguciriye inzira. Reka tuguhereho Meshake kuko uyisuzuza nsenga service 3. Uyisuzuza ikiganiro cyanjye. Ubu Meshake kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru abari ku rusengero. Bandi ku rusengero nubwo tutateranye mu magambo makeya ibyo wasengeye Imana yarabikoze. Yarabyujuje neza. Reka tuvuga amina. Amen. Ku cyumweru service imwe nasenga kabazo mu byo rune 3. Basa moya kujya saa mazijo. Mbese uva mu rusengero ujya kurya. Aha. Hari igihe na ninjoro urarorota ayige urarorota nabwo uri kuzamura umanuka. Kuzamura feda nyizamura. So Meshake reka tuvuge umuntu nkawe. Imana yagiriye neza. Ikaguha ibyo wasabye. Kandi iracyakora n'ibindi. Kuko turayizeye kuko n'Imana ntago igira limit. Wowe nkawe hahise haza ikintu kibikuvangira. Yego. Ibyo wasabye Imana bigahinduka ukahita wibagirwa. Ye nkibagirwa. Ukibagirwa mu gitondo cyagera kuva mu buriri bikanga nkubase bishaka kumantu bishaka. Yego. Wenda kubera ka message ufite kuri Momo abata ariko se bite byawe ukomeze neza ndajya yi Mesha ibyo bintu byakubaho. Ibyo bintu birashoboka kuko ndi umuntu. Yego. Kandi burane nuko tataje muri detail. Ese biterwa n'iki Mesha? Nuvuga ngo kuba nyiri wese gato musobanurire. Kuba nyigeyo nimusi nkandi bugeyo so kwimuza kujya bidahari. Cyanzo cyo beneza. Yego. Biba bihari byinshi ngwana nabyo buri munsi. Ngwana nabyo buri munsi n'ikino cyumweru nabonye message yambuza kujya. Yego. Ariko ndayirije bitadakira ku ruhande. Ubwo nakazi navuga rero. Yego. So impamvu zo nyinshi zura ziza nkarwana nazo kandi biragoye ko nzatsindwa. Kereka hari kishobora kuza ari umugabe Imana. Ariko ibyo vango ngiye ngo nibagiwe biragoye. Oya ngo ijambo ry'Imana muri biravuga ngo ikintu kiri ngombwa kuwo musi tugomba gusenga ari ngombwa yuko ugomba kugikora mu buzima bwawe cyangwa se muri famiye possible birashoboka. Ibyo birashoboka ko ugomba kugenda. Yego. Bidafite umwuka w'idini. Yes, kandi Imana aho ngaho ntago ibiguhanira. Yego, ariko iyo ufite umwuka w'idini noneho ari ibintu byawe noneho wowe Meshake nk'Imana yakugiriye neza noneho wibagirwa ibyo byose urabyibagiwe. Yego. Ese byabaho birashoboka. Bibaho. Ariko kubw'imbaraga z'Imana ntibizashoboka. Ariko Satani abishaka buri munsi ntege imitego rero. Ariko Satani abaho. Ntago intambara zashize. Satani abaho. Satani arakora imbaraga. Satani arakora. Ugenda aroroshye. Saba gatuza kugira ngo umureje nyine ukora. Reka tugana ku musozo. Niziye nama wagira urubyiruko dore ko dukunda kuganira n'urubyiruko. Imana yagiriye neza ikarushira ku maposte meza. Yego. Bivuye mu biganza by'Imana, bivuye ku masengesho y'ababyeyi, bivuye ku bushake bw'Imana. Bamara kubigeramo bakabitoba bakabyibagirwa. Icyo nababwira cyo. Yego. Tugana ku musozo. Bari kushira ubuzima bwabo mu kaga bw'ejo hazaza cyane kuko ibyo wakwigira byose uciye hano ku isi Imana ifite ubushobozi. Wajya shoka ariko the end uzakenera Imana. Rero ibyo wakwigira byose ubone bimeze neza kumva ko wenda afashe isi ntayo wafashe kuko si yawe. So gutera ubwoba ariko hindukira kwirengagiza kuko urabizi nk'abyibagirwa. Urabizi nta muri bagirwa ntago baba barirengagiza. Rero nta muragira kwirengagiza icyo basezeranye bikagiza Imana bikagiza amasezerano basezeranye n'Imana kuko Imana yo ibikureye bifite mu kiganza anytime yagusubiza hasi kurenza naho wayigeze. Beta rero wagaruka hakiri kare ibibazo bitarayibaza.
Yes, bakunzi ba Urban Gospel TV, iki ni ikiganiro tuzana topic tukakivuganaho n'umutumirwa wacu tuba twatumiye cyangwa se n'abandi bantu. Urban Gospel TV tunyuzamo amakuru atandukanye, tuvuga entertainment, tukavuga ibijyanye n'ubuzima ndetse na business. Uyu munsi wa none twari dufite topic ivuga ngo ese urubyiruko cyangwa se abantu Imana igirira neza, yamara kubagirira neza bakagera mu migisha yabo, bamara kwigeramo bakayitera umugongo, abo bantu babiterwa n'iki? So mwabyumvishije, twagiye dutanga ubuhamya, twahanye ubuhamya. Njye na Meshaki yabitubwiye ko yegeze kwirukanwa kubera kujya gusenga, ariko ubu ngubu Imana yamuhaye kuba mu nzu y'Imana kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Niyageze mu nzozi ze arota ari kuzamura mixi. So turashima Imana rero, tugana ku musozi Imana duhana umugisha. Yari MG Dieudonné kuri Urban Gospel TV. Murakoze.